Data uri Imana yera, uri Imana ikiranuka. Umugani w'umutini ariko warumbye. Imana ifite agahinda kubera ko irumbije mu murima wayo. Wagakwiye kuba nibura wera imbuto. Wa muhanuzi we, ni izihe mbuto uri kwera? Yesu ashimwe bana b'Imana, Yesu ashimwe bakozi b'Imana, aberereye mu mpande zitandukanye z'isi. Birumvikana hari abari mu Rwanda, hari abari hanze y'inkiko z'u Rwanda, hari abakurikira Irakoze TV. Mwese tubashimire umwanya wanyu, tubashimire inkunga yanyu muba mwatanze kugira ngo mukurikire ibiganiro bitandukanye bigenda binyuzwa kuri iyi channel. Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye nitwa Innocent Bahizi. Mpeshejwe umugisha n'Imana kugira ngo nanjye nicare kuri iyi televiziyo ikurikirwa namwe mwese, kugira ngo dutangarize abantu inkuru nziza y'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Imana ibahe umugisha, Imana ihe umugisha abadutumiye kugira ngo tubashe kubana kuri uyu mwanya. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Tugiye kuganira amagambo y'Imana, ariko ndagira ngo munyemerere tubanze dusenga n'Imana kugira ngo tuganire amagambo y'Imana. Imana ibahe umugisha. Data uri Imana yera, uri Imana ikiranuka, ugira neza bugacya bukira, izina ryawe nirihimbazwe. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo kera bakwiringiraga bari mu mahoro, natwe tugufite nitwifuza undi murengezi, izina ryawe nirishimwe. Twakubonye uri Imana yacu mu bihe bikomeye, watubereye umutabazi tugeze ahaga. Mbese ninde wundi wadukunda nk'uko wadukunze, kugeza ubwo wijishuye umwana wawe wakundaga ukamutanga ku bwacu? Turagushimye ko wamuduhanye n'ibindi bitandukanye, kandi ibimenyetso byabyo turabifite. Tugushimiye ko Uwiteka Imana duhaye gusoza umwaka 2021 mu amahoro, ukaduha n'umugisha wo gutangira 2022 amahoro. Izina ryawe nirishimwe. Hanyuma tugiye kuganira ijambo ryawe, ncishwe bugufi ushyirwe hejuru, ntaba ari nge mvuga ahubwo uvugire muri nge. Reka abakurikira ijambo bose bafashwe naryo, bahugurwe naryo, bahindurwe naryo, bubakwe naryo, mu izina rya Yesu Kristo. Uryumva wese ntasigara uko yari ameze. Urakoze, turagushimiye kuko ubikoze nk'Imana, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha mwinshi. Ndumva nezerewe Imana mu mutima kubw'uko tugiye kuganira amagambo meza y'Imana. Mu by'ukuri mwumvise amagambo y'Imana kenshi ndetse menshi, ariko ndagira ngo n'uyu munsi ongere untize umwanya wawe mutoya. Ntabwo mbatindira, ni umwanya mutoya ngatanga iyi message, hanyuma namara kuyitanga nawe ukayumva, ukumva icyo Imana ivuganye nawe. Imana ibahe umugisha mwinshi. Tugiye kuganira amagambo y'Imana aboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka, igice cyaho ni cya 13 umurongo waho ni wa 6 turageza ku wa 9 wonyine. Hanyuma nibidukunda turaza no gusoma Yesaya ibice 5. Imana ibahe umugisha mwinshi. Reka dusome mu izina rya Yesu. Mutwe w'amagambo uravuze ngo umugani w'umutini warumbye. Ongera utekereze, umugani w'umutini ariko warumbye. Ntabwo ari umutini wungutse cyangwa se wunguye wawuhinze, ariko wararumbye. Mu yandi magambo tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo cyangwa se teme cyangwa insanganyamatsiko ivuga ngo Imana ifite agahinda kubera ko irumbije mu murima wayo. Uraza kwibaza ngo umurima w'Imana ni uwuhe? Uraza kwibaza ngo imyaka y'Imana yateye ni iyihe, cyangwa se icyo yari gusarura ni iki? Imana tugirire neza. Kandi abacira uyu mugani ati, hariho umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe. Bukeye araza awushakaho imbuto arazibura. Abwira umuhinzi ati, dore none uyu ni umwaka wa 3 nza gushaka imbuto kuri uyu mutini, ariko sinzibone. Uwuce urakomeza kunyunyuriza iki ubutaka? Nawe aramusubiza ati, databuja, ureke uyu mwaka nawo. Haleluya. Ureke uyu mwaka nawo.
nguhingire ngufumbire, ahari hanyuma wakwera imbuto, icyakora nutera uzawuce. Twakire neza amagambo y'Imana. Imana duhana umugisha. Uyu ni umutini. Ahari yenda namwe murawuzi, muzi umutini cyangwa se yenda muzi n'ibindi biti byaterwa. Ibiti hafi ya byose bigira amababi. Hari igihe ureba igiti ukakibonaho amababi ndetse ukabona ni amababi atumye, atohagiye. Wakirebera kure ukavuga ati ariko ibyo ari byose kiriya giti cyaba kiriho imbuto. Ariko Yesu nawe aritegereza, haravuga ngo rero nanjye reka njye kureba uriya mutini umaze igihe, imyaka urimo wagakwiye kuba nibura wera imbuto. Ariko ngo arangije, ngo arawegera, ngo arawusanga, ngo arawusatira, ngo yitegereza ko yabonaho inzabibu, nibura yenda yarashonje. N'uwo muririmbana se mwari mumaranye imyaka myinshi, haravuga ati ariko nshingiye imyaka uyu muntu amaze muri korari, nibura yakagombye kuba yera imbuto. Hayi wowe, ngo kwegere yagukandagiye umukubita urushyi. Ni ikibazo gikomeye. Hanyuma ngo yegereye umutini, ngo ushaka w'imbuto, ngo ariko ngo mu kuwegera, ngo kugira ngo abone w'imbuto, ngo aburaho na rumwe, ngo aburaho na rumwe, ngo agira agahinda. Aravuga ati ariko se uyu mutini ko ntacyo ntawukoreye, uyu muntu reka dusipoze ko yenda uyu mutini twamugereranya n'umuntu. Uyu muntu ko yansabye kumwubakira urugo nkarwubaka, uyu muntu ko yansabye kwiga nkamuha kwiga, nkamuha minerivare, uyu muntu ko yansabye akazi nkakamuha, uyu muntu ko namureze, uyu muntu ko namukujije, uyu muntu ko namukoreye byinshi bitandukanye, ibyo yansabye byose nabimuha. Ni iki ntakoze kubwe? Ni iki gitumye atera imbuto? Imana ibabajwe cyane n'umurima wayo urumbye. Imana ibabajwe cyane n'abantu benshi bitwa abakristo ariko imbuto z'ubukristo zikaba zibuze. Yesu niwe wabwiye abantu, arabwira ngo niba mushaka kunkurikira mwiyange, nimurangiza mwikorera umusaraba wanyu munkurikire. Aravuga ngo kuko umuntu ukunda ubugingo bwe kubundutisha azabubura, ariko ngo ukunda ubugingo bwe kutabundutisha azaburokora. Imana itugirire neza. Abantu bararirimba, abantu barahanura, abantu barabwiriza, ariko bagiye gushakwaho imbuto barazibura. Kandi Yesu yabwiye abantu, arabwira ngo mwere imbuto kandi imbuto zigumeho. Imana ishimwe. Wa muririmbyi we, nize mbuto uri kwera, nize mbuto uri kwera. Wa muhanuzi we, nize mbuto uri kwera. Muvuga butumwa, nize mbuto uri kwera. Ubundi kera twajyaga tubona abantu benshi bafite ubuhamya bwiza kubera ko basenga, ugasanga muri karitsiye umuntu baramwita murokore. Haturiya ni murokore pe, mana uriya muntu arakijijwe, uriya muntu rwose ni umuntu mwiza, iyo mureba mbona nta kibazo, uriya muntu nanantumira no ku rusengero nzajya gusenga. Ni bangahe baza mu rusengero usengeramo kubera imbuto wabereye muri karitsiye? Ni bangahe bazanwa kuri Yesu nuko babonye imbuto wabwirije weze nyuma yo kubwiriza? Pawulo yandikira Tito amagambo akomeye, haravuga ngo bavuga ko bazi Imana nyamara bayihakanisha ibyo bakora. Haravuga ngo bene abo nabo kwanga urunuka no ku mirimo myiza ntacyo bamaze. Mbese abantu ko basigaye bagaragaza ishusho yo kwera ko batera, byo bimaze iki? Imana itugirire neza. Twari tugeze mu gihe abantu bakagombye gutekereza ko bakwiriye gukora kuruta uko bakoze, bagakwiriye gukizwa kuruta uko bakijijwe. Muririmbyi ararimba aravuga ngo iyi nzira ruje mwitange, mutazananirwa mukigenda, murye ku mutsi mutera imbaraga, munywe no ku mazi y'ubugingo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Munywe no ku mazi y'ubugingo. Tekereza mwene data, arangije yegera umutini, arawitegereza, areba muri kora arabona nta mbuto, areba mu ivugabutumwa abona nta mbuto, areba mu ivugabutumwa, arareba no muri karitsiye no mu isoko abona nta mbuto.
haravuga ati rero nshingiye ku byo mbonye uyu muzabibu ni muwurandure ni muwuce n'ubundi nta mpamvu n'imwe ukomeza kunyunyuriza ubutaka n'ubundi ntacyo umaze, ariko ndashimira Kristo, haleluya, ndashimira Kristo ukigufiteho umugambi ugikomeje kukurwaza, avuga ngo nibura Mana umureke n'uyu mwaka nawo, hayayayaya, uyu mwaka 2022 umureke nawo, turebe ko yahinduka, turebe ko yasenga, turebe ko yakiranu, turebe ko mbese yakora ibyo gukiranuka, yagaragarwaho na za mbuto twavuga. Urumva udakwiriye kwikosora, urumva udakwiriye guhindukira ukongera ukagarukira Imana. Mbese wa mugani ni icyo ushinja Imana? Ko Imana nta kintu itakoze, ko Imana yakugerageje ikakurwaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ko Imana yagutaruye mu magana menshi, ko nawe wari upfuye ubizi, ko hataba Imana nawe ahawe hatakibukwa. Ni iki Imana itakoze? Ariko Imana, haleluya, itanze andi mahirwe ya kabiri. Imana itanze andi mahirwe ya kabiri. Ndibuka umugabo witwa Samusoni, Samusoni ngo yabaye wari umugabo w'umunyembaraga, umugabo w'ibigango, umugabo wuzuye umwuka wera w'Imana, umugabo ngo wakoreshwaga n'Imana mu buryo butangaje, yica Abafilisitiya benshi bashoboka. Ngo ari ku ijoro rimwe cyangwa umunsi umwe cyangwa umunota umwe cyangwa amasegonda makeya, umukobwa witwa Delila ngo arangije amumaramo imbaraga zose, za zindi yakoresheje zose zirashira. Ariko ndashimira Kristo, nubwo agezeho ngo anogorwa amaso, ngo ariko agasatsi ke kongeye kumera, amahirwe ye ya kabiri aragaruka, ngo ariko ashaka guhorera amaso yatakiyafite nyine. Ariko ndashimira Imana, haravuga ati nimunyegereze inkingi. Imana ishimwe, nimunyegereze inkingi mporera amaso yanjye. Ngo arongera asaba Imana, haravuga ati Uwiteka Imana Nyiringabo, ongera untize imbaraga z'akanya gato. Ndumva nawe ukurikiye Irakoze TV wagira ikindi cyifuzo, kavuga ngo wa Mana we uyu mwaka nawo, haleluya, uyu mwaka wa 2022 wongera untize izindi mbaraga, wongera unkoresha iby'ubutwari, wongera usubize ku rufatiro, wongere Mwami untume nanjye ngende, unkoreshe nanjye nkore. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Tugiye gusoza. Yesaya yandika amagambo nakunze ku bice 5, aravuga ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yarafite uruzabibu ku musozi urumbuka, ngo ruteramo insina y'ubwoko bwiza cyane, ngo yiringira ko ngo iyi nsina ngo izera inzabibu, ngo ariko yera indibu. Abaza amagambo akomeye cyane, haravuga ngo mbese nimudukize nge ni ruzabibu rwanjye, ikintu nari nkwiriye gukora ruzabibu rwanjye nakoze ni iki? Ko nari niringiye ko ruzari inzabibu, ni iki cyatumye rwera indibu? Bana b'Imana, ese abana b'Imana mwitwaye gute? Pawulo ko yawandikiye Abaroma mu bice 8:10 yandikiye Abagalatiya, mumbabarire, arandika ku bice 5 uhereye nko ku murongo wa 22, haravuga ngo ariko imbuto z'umwuka, umwuka ntabwo ari wera imbuto, ahubwo abana b'Imana, kuko yavuze ngo abeborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Haravuga ngo rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ukugwa neza, ni ingeso nziza, ni ukugira neza, ni ukwirinda, ni ugukiranuka. Ngibimeze gutyo nta mategeko abihana. Mbese niba tukirangwa n'imirimo ya kamere tuvuga ko dukijijwe, twari twakizwa buriya. Za mbuto ntabwo ziragaragara. Ab'Imana muzabamenyera ku mbuto za. Agakiza kaba mu mutima, nibyo kaba mu mutima, ariko nanone akari ku mutima gasesekara ku munwa. Mbese nakifata nkavuga ngo ahangaha harimo alimentation, nabonye icyapa kibimbwira ngo nje kugura umugati cyangwa ibindi. Hoya, cya cyapa bashyize inyuma ku nzu nicyo kimbwira ko handi hari alimentation. Nkinjiramo nkajya guhaha ibyo mpaha. Mwera imbuto kandi zigumeho. Haleluya. Imana itanze amahirwe, itanze amahirwe ku musore
udukurikiye itanze amahirwe ku mukobwa, udukurikiye itanze amahirwe ku mubyeyi, udukurikiye itanze amahirwe ku mugabo, udukurikiye yewe uri hafi na kure, yewe uri mu Rwanda no hanze y'u Rwanda, Imana itanze amahirwe uyu mwaka wongere kwisubira, wongere kwisubiramo, wininire. Ijambo ry'Imana rarikunda, riravuga ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Mana ishimwe, dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Mana ishimwe, ni iyihe mirimo ugiye kugororerwa? Tekereza muvandimwe, ni iyihe mirimo ugiye kugororerwa? Uyu wari umwanya wo kongera kwitekerezaho, kongera kwisuzuma. Wajya gusenga ariko ntugisenga. Abenshi muri iyi minsi ya none urababwira n'iby'inzu y'Imana bakakubwira ati wasaze, wowe wasaze se? Hayayayayaya, reka mbabwire, iyi si irarangirana no kwifuza kwayo bavandimwe, irarangirana no kwifuza kwayo. Uwakabaye umunyabwenge yakwita ku iherezo rye. Ese we nta bimenyetso bikugaragariza ko iyi si irimo igenda irangira, igera ku iherezo? Ese nawe ubaye umwe mu bafashije isi kurangira? Niko. Ese witwaye nk'utaramenye Imana, utaramenya Imana ibyo ikunda, utaramenya Imana ibyo yanga? Niko. Yosuwa ndamukunda, ngo yitegereze ubwoko bw'Abisiraheli ngo bamaze koroherwa, hayayayaya, ngo arangije arabitegereza arabibutsa, atari ko munaniwe kwibuka n'ukuntu Imana yabambukije inyanja itukura, munaniwe no kwibuka ukuntu Imana barinze inzoka z'ubusarwe, munaniwe no kwibuka ukuntu Imana bahereye Imana mu butayu, munaniwe no kwibuka. Haravangwa ariko kandi hayaya, Imana ishimwe, haravanga ubu ngubu nibwo mukwiriye gutekereza Imana mukwiriye gukorera. Niba ari Imana zo hakurya rwa Rusi, niba ari iz'Abamori, niba ari iz'Abahivi, niba ari iz'Abayebusi, niba ari iz'abasokuruza banyu, ariko njyewe n'inzu yanjye, Imana ishimwe, njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Imana ishimwe. Uwabatinyutse ibyago byose naza kurikire umucunguzi, naza kurikira umwami Yesu, nta cyamurekesha iyo migambi ye n'inzira ahisemo igana mu ijuru. Imana ishimwe. Ubu uretse uyu mwaka nawo, Imana ishimwe, uyu mutini ubu uretse uyu mwaka nawo, nongere nkufumbire, nongere nkuhire, nongere nkukorere ibyo umuzabibu ugomba. Nutera imbuto uzawuca. Haleluya. Imana itanze andi mahirwe. Ibyo wagiyemo ntabwo wabiguyemo. Iminsi yo kujijwa kwa Imana yarayirengagije, kandi nagira ngo nkubwire ngo Imana iracyateza ibiganza, Imana iracyateza amaboko. Yesaya niwe wanditse aravuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, mu mwambaza akiri bugufi, umunyabyaha areke ingeso ze, nukiranirwa ariko ibyo yibwira, agarukira Uwiteka aramugirira imbabazi n'ibambe, agarukira Uwiteka aramubabarira pe. Imana ishimwe. Hanyuma ndasoje, ariko ndagira ngo ngusabe nkwinginga kubw'imbabazi z'Imana, wongere utekereze. Urahura umukobwa, ntabwo urakizwa, ntabwo urakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Urahura umusore ngo uracyaryoshya, mva nkubwire, ibyo bizarangira. Ibigushutse, ibigutwaye umwanya, ibikumvisha ko biryoshye uyu munsi, ejo bizakubihira. Imana ishimwe. Uyu ni wo munsi wawe kugira ngo ukizwe. Uyu ni wo munsi wawe kugira ngo ufate umwanzuro, ugarukire Imana, kandi uzabwira abantu benshi kugira neza kw'Imana. Amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero, ntarondoreka, ajya ahumuriza uyafite, utayako ntabwo yamukurwaho. Ngwino muri Yesu niho hari amahoro, ngwino muri Yesu niho hari umutuzo, ngwino muri Yesu niho hari gutabarwa n'ibindi ukeneye. Banza ushaka ubwami bw'Imana gukiranuka, ibintu byose uzabyongererwa. Mwere imbuto kandi zigumeho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Turagushimye Mana yacu, tugushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza, uriherekeresha imbaraga zawe kugira ngo uryumvise afashwe naryo
kandi ahindurwe naryo. Udushoboze kugira ngo uyu mwaka duhawe twongere Imana dutange umusaruro wari udushatsemo mu izina rya Yesu. Uturinde kukurumbira mu gihe cyo kukurumbukira, kandi mu izina rya Yesu twere imbuto aho turi hose. Ibyo nibyo nifurije umuntu wese ukurikiye Irakoze TV. Ibyo nibyo nsabye nizeye ku bwa Kristo Yesu. Amen.